ntabwo inama yabaye saa 3 barayimuye iba saa 8 urumva. Yabanje umuyobozi wa Ferwafa w'agateganyo ubu ngubu Maître Claudine Gasarabwe yabanje kujya kureba umunyamabanga bukuru ndetse n'ushinzwe ibya competition nawe yaje kuhabasanga gato sivyo ariko baje kujyana none muri ministeri ubwo ushinzwe competition ni Desire Nitanga na Boni Mugabe nka SG berekeza muri ministeri ya sport. Ministeri ya sport wagatati saa 8 Ministeri ya sport yabaganizaga uburyo nyine bagomba kumenaginga crise twari kwabigarutseho, ariko hazamo na issue ya APR Football Club. Ministeri ya sport ahise babwira ati twumvishe ibintu bya APR yanditse n'ibiki byose byari biri kuri tendency na ya president wa federation, namwe mushingana akakanya tugomba kuba twaganira na APR Football Club twabunga turi kumwe hangaha. Ubwo ni cyihutirwa nacyo amaze kuramba ibindi barababwiraga ati mufite byinshi byo gukora. Hari izi za Sekafa mugiye gutegura, hari no kubabwira ati wenda ibyo muri Ferwafa ntibipfe. Atari kigikomeye cyane kuko minisitiri nawe byavuga ko ibya APR byamugezeho na mbere na Fabrice Agihari. Minisitiri asabwa ati rero kaduhamagare muri APR Football Club turebe umuyobozi twaganira nawe aze hano kuri office ya ministeri. Bahise bahamagara muri APR Football Club umunyamabanga wayo ahita adirega Majoro Kavuna. Urumva Kavuna ajya kubona na ministeri bumva baravugana ibintu bite byumvikana afite inshingano ze afite inshingano inde izasimbizwe wenda dohido ni dodo amakuru yuzuye buriya muri APR Football Club ari yewe ure umuntu nyine ukabona atashobora gukora issue ya yindi ngo ayimanaging ibe yarangira uko ubuyobozi wenda bukuru babishaka. None se uri muri position yo kuyimanaging asi chairman wenda ku derega byo ntaribi uyu icyo bibazaga nuko oya kuderega genda byumvamo ikibazo gato cyane. Chairman cyetse niba yarafite inshingano bijya bibaho muri APR abadari ari kure we, ariko mutangazaje urumva ngo washyizemo aravuga ngo hashobora kujyaho umuntu ntabinegosiye neza. Aya si impamvu wenda hari ukuntu muri institution bari bakavuga bati dufashe uyu muntu niwe baduhagararira neza. Reka nkwereke buriya Faustin buriya Major Kavuna nka team manager atinze cyane mu bintu by'umupira, ariko uretse no gutinda mu bintu by'umupira ubona ko mu buzima bwa buri munsi bw'ikipe ya APR Football Club witwa Kavuna tumubonyemo no guhera ku gihe chairman Afande Do yaragihari, donc yarakiri mu buzima bwa abona ko yitabira imikino ari muri gahunda z'ubuzima bwa buri munsi. Wabona ko n'ubundi witwa Kavuna ku buryo ibyo bintu yabyandastandinga neza. Kavuna nyine arabyumva ku buryo kuva kamarade yagenda Kavuna ni technique ashobora kuba yanabisobanura cyane kurusha wenda n'undi muntu wari wese, ariko bitavanye uko wenda na acting chairman ashobora kuba yari buze kwisobanura neza, ariko Kavuna nanjye numva yararimiye place yo kwitabira nk'icyo cyangwa wenda reka dutekereze ko na chairman yaba afite izindi nshingano. Juste n'ibyo ndi kuvuga yarahuze, ahubwo baravuga ati Afande Kavuna yaduhagara byo rwose nta simbibonamo ikibazo ni sawa. Tangaza gikomeza Kavuna ubwo yageze kuri ministeri ya sport, ministeri akibumva yumva uburyo bari mu kuganira bona n'ibigano byafata amasaha maremare kandi yarafite ibindi nawe gahunda. Aravuga ati rero ibyo bintu bigano byanyu bisubukure ejo, ariko cyo nsize negetse nuko APR Football Club mutambwira ngo ntago izakina Super Coupe. Ibyo mubikora byose mwumvikana uburyo mubimanaginga. Uwo munsi barataha bose wari ku mugoroba, urumva niba abantu bagiye mu nama saa 8 bakabanza bakanegosiya na ministre by'ubuzima bwa Ferwafa uko ugiye kuba ikora n'uburyo Claudine agiye gufatanya na Baboni na Badezire bose yagombaga kuhava akagenda agasiga ibyo ngibyo. None hasize abonye n'ibya APR bijemo bishobora gutwara amasaha arenze saa 12 saa 1 amasaha akazi yarenze. Ministre afite izindi gahunda z'inshingano anategura ikiganiro cyabaye ku munsi w'ejo nabonaga cyari cyo kugira ngo barwanye sport kwayihuza arite no kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'amayo n'inzoga z'ibyuma. Byo birarangira ejo rero Faustin mu rutera saa 3 kare Zakare witwa Kavuna yaraparitse kuri Ferwafa ari muri ofisi ya Claudine na Boni Mugabe bari kumwe na Desire. Kavuna yaje nyine n'undi ari muri cya cyo kubabwira ngo ntidukina Super Cup y'amakipe ane kuko
amategeko mutwerekane ko yabise bibwira n'imbere ya minisitiri amategeko niba yakwereka kigera imbere ya minisitiri bakwereka amategeko yasangwa yagenga competition yitwa Super Cup ko icyo utagendera ku mategeko yego birarangiye Kavuna arasizora avuga ati mutwereke kweki mutatumenyesha amategeko ya Super Cup kare ngo natwe dutegure programme yacu tugendeye kuri mwebwe Baboni bamwereka twahinduye gutya na gutya twabonye umuterankunga tubona ko byaba byiza tukazamura competition y'imikino tukagira imikino myinshi muri mu makompetisiyo yacu dutegura kandi nanone amategeko atwemerera kuba twahindura amategeko kubera ko amategeko twatoye muri 2018 ku gihe cya Sekamana yemeza ko Ferwafa ariyo ishobora kugena amarushanwa ariyo yose yategura aho ikamenyesha abanyamuryango rero urebye mu mategeko twebwe dushinzwe gutegura competition ariyo yose basha dushobora guhindura super coupe tukayishyiramo uko dushaka dushobora gufata igikombe cy'intwari tukagira amakipe 8 ntiwabiburana sibyo bibaho dushobora gufata igikombe cy'amahoro kikaba amakipe yose yo mu gihugu tugahera mu ijonjora ribanza amakipe n'abavetera bakiyandikisha barabimwereka Fande Kavuna ati noneho ibyo si bishoboka rero atsemba ati ikipane ntabwo bishoboka gute Kavuna akababwira ati aya makipe ane hari cost tuzakoresha ya APR Football Club oya hari ikindi ngingo ndajyana nkunganira gato kuko nawe yatanze kuvuga ngo APR icyambere cyo ntago bijyanye bya Faustin yakunda kugarukaho biri sportif APR iza ifite match mpuzamahanga iminsi 3 mbere ukurikije schedule yatanzwe finale iri tariki ya 28 ya Super Coupe ya 28 we bagomba kugenda urumva ntago bagenda bafite urugendo mu minsi 3 mahonga ku tariki ya 1 bagomba kugenda uvuga ati ntago twumva ukuntu twakina match aho iminsi 3 ngo duhite tujya muri Congo we ati bakumva ko nta mpamvu ko bari bitego gukina na match ya Lyon Sport ariko ko imikino ine bashobora kuyikina ariko itabaye niba siyo tariki byakubuza kugenda bavuga ati imikino twayikina ariko itabaye ubu ngubu nkuko twari twanabivuze n'ubundi oya duhera kuri izo mpamvu sportif wakwanga kugenda yego nizo batanze bo ni 28 APR izagenda tariki ya mbere katura bisesengura nyuma turabigeraho APR yakomeje kudixta ibabwira ngo iri rushanwa kubera amatariki yacu ya CAF noneho urumva eme turizane imbere ribe tangira kuwa gatatu cyangwa se kuwa kabiri sibyo wiki cyumweru gitaha turisoze muri yo weekend ya 22 twebwe tusigare dutegura ibintu byacu by'urugendo tuzajya gukinamo na Aigle du Congo aho bazatubwira tuzakina cyangwa se niba ari mu Congo Kavuna akabwira ngo ibyo bintu byadufasha natwe mu myiteguro yacu ushobora gusanga muri iyo match twagiramo n'imvune tukamenya uko dutegura abandi bakinyi sibyo ariko match ya 28 twagizemo n'imvune wenda twamaze kugura amatike twarakoze iki kuko tuzaba tugenda ku itariki ya mbere byadushira muri risk cyangwa se iri rushanwa niba muri shaka nkuko musize mwavuze Super Coupe izabe nyuma mushaka undi munsi tuzariteguramo tuzari kinyama mu kwa mbere haba mu kwezi kwa 11 mushaka undi munsi twiteguye neza tuzaze turi kine niba ari ibyo ngibyo twemeranyije ko abaterankunga tutabirukana kuko bashoyemo amafaranga yabo atari ko akakanya muri timing mwarishizeho kurikina muri APR Football Club biratugoye Ferwafa igasobanura ibabwira ngo iki kagati twamaze gutanga proposal y'umuterankunga yamaze gutwemera amafaranga sibyo yego umuterankunga yamaze kwangaja ibizaryoshye uwo mukino nko kwishyura abahanzi sibyo kuzashyura aho Marodi Show niba bagiye kugira Gisenyi hari ahantu babanziriza ibitaramo bishyushya abari barateguyemo ni ibitaramo ibitaramo ushobora kubera i Musanze sibyo niba match zaba ku gatandatu i Musanze ku gatandatu kwarira show ivuga Super Cup sibyo twamamaza ibikorwa byacu abantu barishyuye izo sound zarishyuye
aho hantu tuzakorera show bamaze kwandikira na polisi yawe yariteguye ati ibyo bintu byose bya logistique kubibwira umuterankunga ngahombe namwe muri aperi murumva ko mudushize mu kagozi. Kavuna amera nkaho tangiye gutuza nyine yumva ko ashobora kuba flexible ariko aravuga ati jye nyafata decision ngiye nyine gira abakuru anjye arombajije habari ariko ubwo Kavuna ngo yasohokaga kenshi akabanza kabaza telefone ngo ariri ku gutwi rwose akabanza kabaza eme icyo Kavuna saa 7 zarageze bajya muri pause kuva za saa 3 yego baragaruka pause irangiye bagarutse Kavuna amera nkaho yacogoje aza kuvuga ati kamanze ubuyobozi noneho twumve icyo tubavuga. Kavuna yikoje hanze baramubwira ati Kavuna ntago bishoboka match bayigize imbere cyangwa bayigize inyuma izo tariki bashireho imwe cyangwa bashyire mu bakize. Kavuna agaruka avuga ati rero mwabantu mwe twicaye aha amasaha yose turimo turacuma ibintu byanyu mu bitekerezeho muvugane n'umuterankunga uko mubiringaniza ko ariko kose. None se mutangaza mbaza izi suruse zanjye zimbwira ko muri iyo nama hari igihe cyageze Kavuna kemera gukina nyine araho yarageze bimeze nkaho byarangiye confirmed ngo aperi yemera ko Super Coupe iri bubi byagenze bite urumva Kavuna biravuga ko rwose hari ahantu byageze nabo muri Ferwafa ngo bafata amazi ngo baranywa rwose bati ibintu bigiye ku murongo aperi ngo iremera hashize akanya Avuna hari umuyobozi yari yabuze urumva kuri telefone ariko abandi yabajije bamubwira ati nta kibazo noneho mwemere n'ubundi ibyo by'amatike n'ibiki cyose kugenda kwacu n'ibiki twareba Rwanda ya tukavugana sibyo. Kavuna yameze nkaho agarutse afite decision ko bemeranyije. Kavuna yahamagawe muri telefone ari mu nama bagiye gukora inama minutes y'inama nyine y'ibyo minute bagiye kwemera kugira ngo byomereze ministeri bati turumvikanye aperemeye gukina ariko kuba tabizi minati ni nko gukora summary y'ibyabaye nawe nka raporo y'inama nyine raporo y'inama. Kavuna yitabye telefone ajya hanze agaruka avuga ati abantu ntibishoboka urabata umuntu abaye igicu sinitegeka nanjye mba mfite indi ntumwa ibintu birahira ariko ubwo nimba mbyumva byashoboka ko Kavuna telefone yavugishaga zabaga ari nyinshi atari umuntu umwe babagana bigaragara ko ubwo hariyo yari yabuze narimwe yari ibonetse rero bitinze bamaze kubwira wenda icyo ni ko Kavuna yaba hari umwe bavuganaga wenda umwe yamuhamagaye akamubura ati buretse Faustin nk'ubu ngubu dushaka ko turi hano dufite nk'ikintu cy'igitekerezo runaka ariko tuzi ko boss ari uruze kuza gufata umwanzuro wa nyuma akaba ataraboneka ariko ko boss ataraboneka mureka wenda nimba ngenda nagiyeyo tube tubyanzuye gutya reka tube tuvugana nta ribi uko dutekereza boss ashaka kubyumva bijyanye n'uko yabitekerezaga tukumva proposal niki ariko anatanda yuko boss ari buze guhuguka reka dukoresha iryo jambo yarahuze akaba ahugutse yahuguka akamubwira ati rero abantu banganje numva n'abandi dukorana numva hari alternative z'uko twahinduza amatike twakora ibi n'ibi nari muri position kwemera ko dukina bate reka oya Ferwafa yabwiye Kavuna bwana Claudine na Mboni Mugabe na Desire bamwereka igihombo baba bateje umuterankunga mu bintu byose bapanze. Kavuna amera nkaho nawe atangiye kumva ko agiye muri opposition atangiye kubaza bagenzi be abereka umuterankunga yashoye ibi n'ibi sibyo. Ndetse Ferwafa na Fabrice yayo ntabwo ngiye nizeye amatara y'Urubavu simbizi ukuntu bari kuzabigenda Faustin niba bari kuzakina ku cyumweru ko nabyo ngo babigizemo ikibazo. Ferwafa yagezaho ijya no muri position uvuga ngo match twabihindura na calendrier sibyo. Match yaciye ikajya nyuma ya Rayon na Polisi ariko mutuware tureke kwica fixtures tureke kwica calendrier twashizeho y'imikino Super Cup
ndakubaza ariko nanjye kuri suruse zanjye aho nkura amakuru ngo Kavuna avuze icyo kintu cyo kwigiza imikino hino kubera ko APR yagaragaje impamvu z'uko ifite imikino mpuzamahanga ngo babajije APR uzakinira oya abana kumenya aho uzakinira bayibajije batese nimunakomeza nimuramuka mukomeje no muri Rwanda Premier League muzajya mubigenza gutya fixtures nimukine mbere y'iminsi 6. Amakuru mfite ngo Kavuna icyo yabashubije nambwire niba ari byo kuri suruse zawe ngo bababwiye ngo ibyo twe tuzabidiringa na Rwanda Premier League tubingingo turi uyu munsi ni ya Super Coupe ariko byo rasubije bifite logique nubwo Rwanda Premier League yashyize amategeko yanditse ko bazajya bakina mu minsi 3 abagenga Rwanda Premier League numva Rwanda Premier League kwaza ibintu bya birasetinze amatariki arazwi fixtures ndumva zagombye kuba zarasohotse mu minsi zizasohoka cyangwa ejo bivuga ngo ibintu biri ku murongo ariko uyu munsi turi kudiringa n'igikombe kigiye kubaho bwa mbere muri iyo foruma sibyo se kandi koko wenda twese hano twemeje ko habayemo wenda ereri yo gutinda kubimenyekanisha n'uburyo byamenyekanishijwe ntabwo twese twabyemeje yesi ko mbyemera abenshi twabyemeranyije baravuga ngo c'est la majorité qui compte oya ntabwo c'est vrai mais amatora avuze iki hari uwanyoboye wambwiye ko ubwinshi bw'abanyamakosa butabuze ikosa kubikosa kuba abantu ari benshi bemera ikintu kitari cyo igitekerezo oya ntabwo ibyo ari gutanga igitekerezo ni ikosa Faustin mu nteko ishinga amategeko Faustin barabimanikira bakabitorera urumva nuvuga ngo ibitekerezo uko twumva icyo kintu uko icyo ngicyo twaba turi nko kuvuga ngo wenda abantu nta motifu bafite babaye nta motifu bafite abantu mu ikipe ya APR nta mpamvu y'izo negociation Faustin nta mpamvu y'izo negociation nuvuga ngo ministeri nimbivuze ngo mukora ibishoboka ibyo ari byo byose abantu mushaka kuntu umuhanduringa ikibazo nuko ikibazo gihari kandi impamvu na Ferwafa yemera kujya kuganira no kunegosia nuko yemera ko nayitabaye perfect 100% mu gutangaza ndetse na procedure ariko nubyumva tugendeye ku cyo mutangaza ajya tubwiye Ferwafa position yayo yagumyemo nimwe yaravuze ati rushanwa igomba kuba ari amakipe yego sibyo baravuga bati twebwe wenda bitabaye impamvu y'umufatanya bikorwa nimba namwumvise neza twakemeye proposal y'umukino umwe sibyo ariko twamaze kubona amafaranga y'umufatanyabikorwa mu buryo ubu they are asking bari gusaba Ferwafa nta kisaba none se bari mu biganiro by'iki bigeza sasa Ferwafa nta kisaba n'ibidasaba bari mu biganiro bigeza sasa kumvisha APR ko yagaruka nuko APR yagaruka kuki nimba nta kosa ifite ijya kumvisha APR nimba ziko nta kosa ifite kuki ijya kumvisha APR ifite urwego rwo hejuru rwa ministeri oya Faustin nakoze cyo kimwe tubwize ukuri nkaye bakurikiye inama bretse Ferwafa yigeze ihindura position yayo oya na position yahinduye yigeze sibwira APR ngo twebwe ngo turumva byagenda gutya ibyo byose na APR yabishyize ku meza ibyo kuvuga ngo tube twakina none se icyo mbaza Faustin kuki iyo presence yo kuza gupresenta ngo twe tubona ibi bintu byahombye umufatanyabikorwa wavuga iyo statement ari uko utari gusaba favor yo kugira ngo ibintu bigende uko bipanze tukirimo logique tibyo mutangaza ngewe kuki biri buze kuza kunsaba ko nkubwira ko byahombye umufatanyabikorwa wanjye nuko nkubwira ngo bibaye bigenze neza Ferwafa yabisabye n'ikimenyimenyi nicyo mutangaza yatubwiye ko byageze kuri level APR irabyemera niryo jambo nashaka kuvuga yabisabye iri gukonvenka APR kwemera no dore ko bimeze uyu munsi urabizi ko ikipe iri principal muri Super Coupe ari ikipe yatwaye igikombe nyine APR yatwaye byombi none se urizi ko higeze kubaho na proposal kuvuga ngo habaho Super Coupe ngo igiyemo mukuru APR kavamo ariko se turetse kubeshya abantu uretse no kwidefana no gutekereza ku mafaranga umufatanyabikorwa babonye iyo yaba ari Super Coupe itarimo igikombe na kimwe mutangaza izita Super Cup itarimo igikombe cy'amara itarimo n'igikombe cya champion none se ni gute twakwicara tukabwira abantu nuko federation itari muri position yo kuba yagira ibyisaba ikipe ya APR donc ariko sabakoze nge nakuvuga ngo iyo forma ndayemera ku giti cyane nge nka eme ndayemera iyo forma ntacyo twaye ariko se kuba utashye ukamenya mu rugo sibyo umuntu utashye saa 9 utashye saa 5 bikuye ko nyine shaka gukweshoninga impamvu utashye saa 9 ngo umenye mu rugo
nyine ukoze ikintu cyiza urahamenye mu rugo, ukoze iryo rushanwa ry'amakipe ane, ariko se ko watashye saa 9 abantu baryamye uri kubabyutsa mutangazaje, sibyo? Ndabura kubikubaza federasiyo. Nge ikintu nishinje ni kimwe gusa, si ikosa gutegura iryo rushanwa, ni byiza gushaka n'umufatanyabikorwa, ariko se timing yo kumenyesha aba bantu ibintu ko bizagenda gutya niyo yabaye perfect. None se niba yabaye perfect byabivuze yuko bari mu biganiro n'ikipe ya APR byiki, ubwo bibaye byarabaye perfect 100%, byabivuze ko ikipe ya APR ishaka kwigira intagorwa kuri icyo gikombe. Nicyo twari dushatse gusobanura, sibyo Faustin? Uvuze ko ibintu byose byabaye perfect, Ferwafa nta kosa ifite aho ngaho, byashatse kuvuga ngo ikipe ya APR ishatse kwigomeka kuri iki gikombe cya Super Coupe. Mwereka ko Ferwafa nta kosa ifite. Ferwafa yatanze ukwezi imbere, sibyo amakipe uretse gato ibanzira nareba ireba ku bikorwa biri sportif birimo hagati aho ngaho, isanga yaba APR yaba Rayon Sport nta match za mpuzamahanga ntaho bizagonganira niyo Super Coupe. Kuki se bitagongana itereka tariki ya 22 na tariki ya 28 ninja rero mu mpamvu ziri sportif nako ngako kuko nanjye wagiye kuri point naringezeho. Uyu munsi mbwira igihugu kimwe kwisi nk'umuntu maze igihe mu itangazamakuru kigeze gisettinga Super Coupe mu kwezi kumwe kikamenyesha abantu ko ari bwizakena kimwe gusa nk'umunyamakuru mu expert mu kwezi kumwe nkaba nkumenyesheje bikaba birarangiye. Oje icyo si cyo uyu munsi iyo issue mu kwezi kwa 12 wari uzigiye FA Community Shield iyo issue impamvu je nayivuye iyo issue impamvu nuko byageze kuri level APR ikemera ko amakipe ane yakina kuko yari yumvise ubusabe bwa federation gato nta kibazo. Aha noneho rero irabwemeye tujye kuri step ya kabiri sasa. Ese gukina 22 na 28 hari icyo bitwaye APR FC? Icyo noneho nicyo tugiye kujyaho mu buryo buri sportif. Turi kuri same page noneho. Turi kuri same page. Abantu bemeye kwicara basashe inzobe bagiye mu biganiro. Mwakomeje ku kantu keza. Yego. Umuntu yitwa team manager arabwira ati ngewe ndahamagara ikipe ya APR ndi derege, ndi umuderege, ndi umuntu woherejwe, ariko I'm not the last one decider w'ikipe ya APR. Singe muntu ufatira umwanzuro wa nyuma ikipe ya APR. Nibyo ashobora kugira jijoma ye, sibyo? Mushobora kwicarana akavuga ati mu gihe ntarabona ufata icyemezo cya nyuma. Uretse ko ngewe unanyemerera nubwo twabiciyeho twihuta. Team manager n'umuntu nemera, ndamwemera cyane rwose no mu nshingano zose zikora neza no mu kazi ke. Yego. Ndanamwemera rwose no umuntu w'umutara mu gihe gushyira ariko yes ndayishyiraho but ntabwo ari we muntu wari uri muri position yo kwicara muri ibyo biganiro direct, atari we uri bufata icyemezo. Ariko kuri jijoma yawe kuyanje sasa rero urumva ntabwo yari issue ireba team manager. None se Faustin ibyishingano zazikora neza n'umuntu mwiza igihugu kize, ariko ari kintu utari kwibuka. Niba umuntu muri kuganira bisaba ko ajya kuri telefone hamagara abantu barenze umwe areta komeza. Uyu munsi ikipe ya Perdo tuvuye yuko ifite inzego zituzuye. Chairman ntabwo hari. Ariko ibyo nabyo ni ikibazo. Yego ni ikibazo. Ariko se mu gihe icyo kibazo gihari abantu ntibaganire. Nyine birabaye uyu munsi uretse wenda tuvuge chairman, acting chairman. Sibyo? Uhari. Cyangwa se tuvuge SG nta kibazo iyo twakoresha ari yose. Adahari wakohereza nde mu bantu uzi uko inzego za uko APR yobo yishira murenze me. Oya ndewe impamvu mbikubwira eme na Faustin. Nubwo APR Football Club urabizi ko inzego nawe nubwo bivuga inzego zayo ntizuzuye, sibyo? Ikibazo se nyine ni ikibazo ko sinema ari ikibazo mu gihe afite ikibazo ntigikemurwe. Uretse gatoya eme APR imeze nk'iyoborwa na board kurusha uko iyoborwa n'umuyobozi nka SG hari wenda, sibyo? Okay, ahubwo wowe uri murazana ingingo ya nyayo urumva. Iyo board rero ya APR igizwe n'abantu hafi 6. Aba 6 ushobora kwandika muri groupe bamwe bakagusubiza, sibyo? Umwe akabura bose bashaka no kubura cyangwa se bakaguhamagara bakavuga ati mugeze ku biki ibyo maze kugaragaraho, ukajya conference bamwe bakaboneka kuri conference call ukabasobanurira, sibyo? Umwe akasanga nahari yaza agahita baza eko nabonye wanditse we
bigeze agahita guhamagara nawe ukajya gusubira zero kumusobanurira kuko oda ya gisirikare ndabizi abasirikare akenshi raporo zabo ni gutyo zitanga zisimbuka akantu na kamwe kari detaye ubyo wabwiye Faustin n'ibyo ugomba kubwira undi imvugo igomba kuba igororotse ubwo nakavuna niko abigenza fanda uguhamagaye ugomba kumusobanurira imvugo yayindi ukabyumva nawe ukabijija ukajya kubiburana sibyo kugura yahitaga ajya gusubira mu rubanza akajya kubwira ati ibi n'ibi bimeze gutya agahindura ururimi rwe wenda yari yemeje yego niko bigenda ibyo byarangira undi yaboneka ukamusobanurira aho umugeze n'ibyo undi yaguhagiye agabatoya ongereho iki gitekerezo ibintu rero byageze niba inama yatangiye saa 3 Faustin ikarangira saa 11 nta mwanzuro umeme inama yatangiye saa 3 ikarangira saa 11 nta mwanzuro ariko se icyo nkubaza Mutanza urambwira ko hari umuyobozi wa APR tuvuge niyo wagenda chairman wa kakanya ntabwo umwanzuro ari kuboneka ntabwo byari gushoboka ntabwo icyemezo cya APR gifatwa n'umuntu umwe ibaruwa ya APR nishobora gufata umva niba byageze kuri level APR yemera sibyo bikemezwa bakajya gutanga raporo mu gihe bari kwandika utwo tuntu agasubira ku yindi telefone ikamubwira ngo ibintu bihinduka ntabwo urumva ikibazo cyatukara kwa APR ibaruwa APR yanditse na chairman wagiye ntabwo ibaruwa yayandika gatamanje kumenyesha board nibanze icishemo ijisho niyo mugisha sinye niba ari we yanditse abanza akamenyesha bodi bose bakabyemera inama zo muri Ferwafa yazijyagamo nyine afande de urusanga rwayabaga azirimo akabanza akabaza ibitekerezo yatanga akabanza akabaza bodi ibyo byose ni ikibazo kubaza bodi Mutangaza ishu ya kabiri yo tugiye hariyo nari mashije eme wenda bwo reka ntitugigire big deal tugishyire ku ruhande niyo wayitabiriye tujye ku cya kabiri rero APR ikinnye 22 igatsinda Kiyovu igakina 28 umwanya wa gatatu niyo yatsinwe ikajya mu mwanya wa gatatu niyo yakina umwanya wa gatatu urahari izahaguruka tariki ya mbere byayitwara iki mu buryo buri sportif mu buryo buri sportif ko nubundi icyo bayibajije muri Ferwafa muri ligue ntabwo bizakubaho nyine bo mu kwantisipa nibo bibona hari APR yasezera Les Aigles du Congo mbere yo kujya guhura na Zamalek hazaba arimo icyumweru kimisho kwa APR gasaba ko imikino ya shampiyona itari bubi kandi twifuza ko ikipe niyo yagira imikino byaranatangiye itegeko ryaratanzwe ese APR nizongera ikagongana na ligue noneho bivuye kuri Ferwafa niyo mpamvu yakubwiye ngo kandi wowe wavuze ikintu kiza ko iki kintu cya APR irashaka gushyira ibintu ku murongo sibyo icyo yanze nakavuye mubahiriza amategeko nayo iguma niba ishaka ko amategeko yubahirizwa nibyo yumva boni niba APR ivuga iti dukinnye 28 tukazagenda tariki ya mbere harimo igihe gito twavunikisha abakinnyi numva umutego yabateze Odina n'umunyamategeko yes wavuze ko barifuza imindura amatwara ese nibijya kuba nimuzanga gukina icyumweru before mukatwandikira mukatubwira ngo uyu munsi mwakwimuye karandiriye ko tugiye kujya wenda gukina na Zamalek kuri 10 na kangahe APR kavuna ngo yababwiye ngo ibyo tuzabidiringa na ligue muva muri Kongo ariko se wona ligue ntibazagongana oya nimuva muri Kongo butari Kenya mugomba gukina match ya retour muzamufite wenda icyumweru mwaravuye Kongo kandi twe tubara match yikirangiriye nigiye mugere mu gihugu sibyo nimugera mu gihugu kuwa kabiri tukabashyiraho match kuwa gatatu cyangwa kuwa kane muzenwigiriza ko mudakina kandi murifuza ko amategeko yubahirizwa mu mupira wacu ese minisiteri izatwumva mu yindi saga namwe babashyireho match mukanga kwikina aho havutse ishu burya ngo naho byahise bibadikira naho ariko ngo kavuna nababwira ati ibyo tuzabidiringa na ligue bisobanura ko Ferwafa irabizi ko ibibazo byayo na APR iki gishobora gukemuka agakanya ariko bikazagaruka aha kubahiriza amategeko mwebwe ntabwo azabagongana none tubiyego tuyishyire mu kwa mbere Super Cup mugende mukine na Les Aigles du Congo ese murayisezereye nimuzarekarama babapangiye match icyumweru mufite match ejo bundi ibyo gihe ntabwo bizagera icyo gihe nuko Aigles du Congo bazakira gatetece enye na tekeshana muzahita mugaruka ikigeri mugaruke mugere hano ku wa mbere ku wa gatatu mugomba gutera mungire mukire samedi na Aigles du Congo nimuzarekarama ngo murashaka icyo cyumweru cyo kwitegura ntabwo muzakora ko amategeko tuyahindure aho ngo haje umutego kavuna ati twe tuzabidiringa kwacu na ligue kuko niyo ishinzwe shampiyona Ferwafa ati rero niba ari ibyo amategeko turayakorana nande na ligue tuzema ligue amategeko yashizeho ni abanyamategeko bacu bayakoze ntabwo ari aya ligue
ubwo urumva hajemo iyo mikino nyafurika byaba bizasubira bigaturuna bikagaruka ko APR izongera kugirana ikibazo wenda na ligue itari nubwo itabari ariko niyo yakijyana na ligue gikemurwa na Ferwafa gikemurwa n'amategeko n'abacengura na Ferwafa nanone aho rero umutego kaniga wahise kwita Kavuna avuga ati ibyo bintu byari mubiza nanga turaganira kuri Super Cup byari mubiza nyano bita kuko APR position yagezeho wa mugani wa Yeme iravuga iti Ferwafa rero byabatera nkunga birabagoye reka twemerane nta kibazo ariko murebe match zacu mpuzamahanga APR rero yateganyaga bati twebwe ubundi mwari muzi mujya kuvuga 28 muzi tuzagenda ryari ibyo yatangira nabyo biburekara cyo nacyo kirimo muzi tuzahaguruka mu Rwanda ryari wenda dushobora kuzaguruka 22 cyo nacyo cyaba ari iki muzi tuzagenda ryari ko twege umunsi wa mbere wa championnat birazwi ko bizahura n'amakipe ya Champions League ufungura champion ntabwo tuzayikira ariko se ku buryo wagenda mbere y'iminsi 6 ati muzi ko tuzedafite wenda match amikare twakina abari mu mananisa wagenda mbere y'iminsi 6 muzi twenda twanyura Kenya tugakina match tukahita tugikongo kuko niho urugendo ruzanyura tugiye muri Kongo rero nkadupangiye iminsi mutabizi niyo mpamvu tubabwira ati muzane mbere twe tuzigendera imbere urumva yerekana amagambo ati muyizane mbere Super Cup noneho turabyemera ize mu matariki hagati yo kuwa gatatu no muri weekend 22 dutere birangire twebwe dusigane icyumweru tuyigendeye musigaranye ibyanyu namwe twarabirangiye Ferwafa kavuga ati umuterankunga amaze kwishyura abahanzi n'amatariki bazakora ama-launch show ntago iyo show zaba mu mibyizi kuwa kabiri naki twaba tubahombye APR mwako urabona ko twafata abo bantu n'ahantu bishyuye umunsi bavugaho na polisi bamaze kumenyesha ibitaramo bizabera gutya na gutya abo bantu twabahombye gutya ubwo proposal ya APR wenda tubirebye kuri calendrier nuko bakinenda nka tariki 18 cya 19 mu cyumweru gitaye ejo bundi finali ka 22 ariko nabo baseda sasa uzise Faustin yewe cyo numva hano kombe kikamubyize harimo intambwe ikomeye kwanza yo kwemera ko icyo kintu cyo kwanga gukina Super Coupe cyavaho sibyo step numva ya mbere ikomeye no kwemera gukina Super Coupe muri forme kuranda w'ikipe ya APR Football Club kwanza ari byo abantu banabanza no kwishimira kuko ngiye uko nabyumvaga ngene no kuri rabaruwa APR yandikiye ishyira muri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda numvaga bisa nkaho bitazaba vuba kugera aho bahurira kugira ngo baye bakiniye forma pe mbaye categorique navuga kuko nabonaga APR itazabikina nimba byageze kuri step bemera ikipe ya APR yemera gukina iyi Super Coupe muri forma y'ama equipe ne tuzagukorutiraho kwanza iyo move rwose felicitation kuri Ferwafa ndetse na APR ko bageze aho bahurira bakumvikana ko ibyo bintu byabo igisigaye sasa nicyo kuvuga ngo yakinwa ryari ite Ferwafa nk'abantu bategura irushanwa already bafite igitekerezo cy'imigendekere cyuko iyo Super Cup igomba kubaho nimba ari matches zigomba kubera Rubavu nimba ari matches zigomba kubera hana en fait urumva bapanze irushanwa birenga no gupanga irushanwa bapanga n'amaside events niba mbyumva neza bijyana n'abafatanya bikorwa byuko byagombye kuba bigenda sasa step ya mbere yari ikomeye kuba APR vuga ngo ntituzakina ibi bintu yivuyeho hamwe n'ubuhuza hagati ya ministeri ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hakiyongeramo ikipe yitwa APR Football Club byibuze iyo step ya mbere principal igezwe yuko abantu bari buze gukina Super Coupe uyu munsi ama equipe ane agomba gukina Super Coupe ni nkaho ya confirm yuko nimba mbyumva neza ibyo byo biri confirmed APR yabyemeye iyo move ni nziza kwanza urashimira ndaho se muri iyo oya en fait hatitawe genda shimira APR kumva ko ibyo abanyamupira n'ibyo abantu babonaga ko bifitiye umupira akamaro yabyumvise nta kibazo
njye nicyo gikorwa nakora Nta ko kibazo twese rwose, nta abenshi kibazo. wavuze majorite nanjye reka njyane nawe ku cya majorite nta muntu ubona ko super coupe gukinwa n'amakipe ane hari ikibazo kirimo keretse umuntu washakaga kubyirengagiza bishaka Erega ariko mu gihe tuvuga ko dukeneye abaterankunga mu mupira kwanga amakipe yabaye ane si question Erega ntabwo ari tuvugishije ukuri si match ziyongereye nyinshi ngo zananiza abakinnyi tuvugishije ukuri urumva n'icyari gihari cyane ibyo twahoze dusesengura mu busesenguzi bwacu nta nubwo twanabonaga yuko aricyo cyari ikibazo hagati ya Ferwafa ndetse na APR uko njye nabisesenguraga ntabwo nabonaga ikibazo ari ubwinshi bw'imikino yego narabandi ndemera ko arimo iryo kosa wenda rya timing kubimenyesha bitagombye kugenda uko byagombye kuba bigenda ariko nanjye ijambo ndavuga ngo iyo biza ko abantu basanzwe bafitanye imibanire myiza icyo nticyakabaye isho ni mu byibuka iyo biza ko abantu basanzwe babanye neza ntabwo icyo cyakabaye ari ikibazo ahubwo icyabaye ikibazo ni uburyo iyo mibanire yari isanzwe imeze abantu bati tubonye akantu twabajora reka natwe tubananize sasa urumva aho ngaho harimo ikintu kiri amikara uyu munsi byavuye muri ikintu cyo guhangana aho turi kumwe ntabwo super coupe gukinwa n'amakipe ane byari ikibazo cyari uko APR itumvikana na Ferwafa mu busanzwe ego none APR ikabona true yikosa Ferwafa ikoze kandi APR ishobora kubigiraho axe ariko uyu munsi hari twemeranywa ko nta kosa ririmo oya fose turi gusubira inyuma kake nuvuga ngo APR iyo biza ko nta kosa rihari ntiyari kubona hishingira ibyanga nkuko n'ubugenemera ko nta shingira ifite yes ko mbibona ariko ikiza uko kumva ko Ferwafa itabana ikipe ya APR Football Club uko kumva ko APR nayo yananize ishye muri umupira w'amaguru mu Rwanda kubera iyo gap cyangwa se ako kantu kajemo kagakosa bigiye ku ruhande ubundi niyo image twe twifuza mu mupira kuruta n'ibindi byose kwa kundi nyine bavuga ngo football ikwiye kuba fair play kwanza iyo fair play nimba yamaze kugerwaho abantu bari kumva ibintu kimwe kuri page imwe igisigaye numva atari cyo cyakagoranye nimba nta mananiza arimo cyo kuvuga ngo noneho ko byakunze ko ya ekipe ane yakina izi match sije mutangazaje igisigaye ni ukuyiplasa rero icyo kwiplasa numva rero kitagombye kuba kinanirana icyo ngicyo urumva iyo telefone ya nyuma yaje yatumye byose bimeze nkaho bari bamaze kumvikana bisubira udubi sibyo bimaze gusubira udubi haperasi position isigiye position Ferwafa ibwira ngo twebwe urumva turakina super cup y'amakipe ane yego iraza mbere cyangwa se mushake undi munsi muyigize inyuma Ferwafa ibura ruca iravuga tugiye guhana n'umuterankunga twumve decision urumva twumve decision yafatwa n'umuterankunga icyo tubwira tubone kumenyesha APR Football Club ariko Ferwafa igasanga birimo amananiza kubwira umuterankunga ngo tugarure umukino inyuma cyatujyane mu kwambere abo bantu be azabategereza aho yari yarishyuye bizagenda bite reka nkwereke rero Ferwafa hari ibintu nyine ugomba gutekerezaho nayo ku rundi ruhande buriya niyo mpamvu nanarikunda muri iyi minsi ifite abantu b'abahanga benshi ubundi ikibanza muri super coupe ni iki saba yikina oya yaba ari degora babwiye ati kareka ngo twabyimuye bigende degora oya poste kugira ngo yagiye kugenda avuga imushinje icyaha cyo ngo iyo match ngo ikipe yavuze ngo iri hanze ngo champion tuhinde urumva Foster televiziyo ramamaje match ikibanze nge nemera cyane cyane kugira ngo super coupe ibe n'imigendekere myiza byayo nuko amakipe agomba kuyikina ahari iki niyo kibanze n'uwo mufatanyabikorwa wagirira impungenge ngo yishyira abantu yakoze ibi n'ibi no ngo habanje super coupe kuba igomba kubaho kugira ngo umufatanyabikorwa azatendinga sibyo no ngo uyu munsi nta hantu bitaba ushobora kuba ufite na tike y'indege ugahindura gahunda y'urugendo ukagenda ugahinduza
nimba koko kose apere yari yatanga tike izi gahunda oya baretse oya sinje bivugiye nimba umufatanyabikorwa ugomba gukora muri super coupe afite ahantu abantu yishyuye bagomba gukora izo side event sibyo afite kwanza byo kuvuga ngo polisi y'igihugu polisi y'igihugu ntago yishyurwa we ni ukuyimenyesha igihe event yawe izabera ikakwasistinga twese twateguye ama event turabizi iraza ikibazo si icya polisi nimba ari umuhanzi wenda ushobora ngo twavuganye ko tuzakorana amatariki n'aya uyu munsi akaba atazaboneka sibyo uravuga ngo ese super coupe ibi kibazo mu migendekere yayo kubera wenda nibizemewe umuhanzi ngo umufatanyabikorwa wamwishyuye azaririmba muri iki gitaramo iki ni nk'ikintu cya ubu ni nka need ya gatatu kubireba na super coupe need ya mbere n'ama equipe byakunze ko ya confirm ahubwo iri fo yo kuvuga ngo reka mpamagare n'ari equipe agomba kwitabira iri rushanwa kugira ngo utazagira n'undi uzabitekereza nka APR bahamagara bamenyeshe ngo ko propose imeze gutya mugani kuko nimba waremeye ko hari erreur ya communication yabayemo ukajya muri position ukaganira n'abantu iri fo yuko n'ubundi mwicara mukaganira mukavuga ngo okay pour kubihandurira ntongere gukora ikosa nk'irya mbere hamagara ikipe Rayon Sport hamagara ikipe ya APR hamagara ikipe ya Kiyovu Sport uhamagara ikipe ya Police mwicarane hariya mvuga muti sasa dufite super coupe imeze irya hari changement zabaye kubera amaereri amwe namwe cyase dukosa tumwe twagiye tubamo ariko kubwa amahirwe dushobora kuba twakosorwa bikaba byajya mu ngiro ko bikwiye kubwizo mpamvu ku itariki n'iyi tuzakina imikino kimwe cya kabiri ku itariki n'iyi tuzakina imikino ini kuko logistique ni ya Ferwafa 100% bijyanye naho bazakinira logistique ni ya Ferwafa ibindi byose ni ibya Ferwafa ese byakunda hato utazasanga hari schedule wishe ya Kiyovu cyangwa se ugasanga hari schedule wishe ya Polisi cyangwa se ugasanga hari schedule wishe y'ikipe ya Rayon Sport ko muri pre-season ikipe ibifite gahunda yayo kandi iyo gahunda ibifite ikimariye bure muri pre-season ni uburenganzira bw'ikipe kuvuga ngo ngewe off season abakinyi banje n'ikipe yanjye turajya aha turakinira irushanwa ntiturikina nimba ari sekafa turiyitabira ntituyitabira ariko nimba ari ikintu cya pre-season ngo ni super coupe igomba kuba champion kayite kurikiraho ibyo biro obligatoire mu gihe biri defini kuva kera nge ni advice ya natanga nimba APR wenda ishobora kuvuga twe turapropose le 22 sibyo Faustin kugira ngo tube tubonetse byaba byiza hanyuma wenda finale kazakinwa bwa 29 nyine bucyo ba propose n'aya matariki n'urujya yavugaga nyine ko zazwi imbere abari muri 10 na zingahe muri 10 rero ushobora kuvuga ngo nge nta kibazo reka nshyiremo ekare iminsi 3 nkabona kugira ngo nshyiremo icyumweru cyose cya 22 na 29 twayikinamo hagati reka mvuge ni wenda ngiye kuyishyira wenda donc wenda disons wenda le 18 ubundi ni match ibe 20 kuko n'ubundi ni amasaha yemewe gupurasi irushanwa ntibibe ikibazo nk'uko twari dufite ikibazo cy'uko ahubwo ama ekipe agomba kwitabira irushanwa atabonekaga rwose ku ruhande nanjye nongere mbivuge Ferwafa ndetse na APR ko mwageze kuri icyo kintu ni great move ni move nziza cyane yo gushima n'abakunzi b'umupira w'amaguru ko cyari ikintu cy'ikibazo kitanasoundinga neza kumva ngo ikipe itazitabira super coupe ariyo yatwaye ibikombe bibiri kandi super coupe ari igikombe kiruta ibindi ukibaza ngo ikipe ya Mukura ya 5 igiye kuza gukina super coupe ikina n'ikipe ya 4 ya 3 ikina n'ikipe ya 2 ariko ikipe ya mbere twebye ibikombe byombi dahari does it make sense ni ibintu mvuga nyine bita making sense abi na gatoya ku buryo beta barisikaga bwo gusubira muri la forma ya ebyiri ya babiri abantu babitegura imbere champion ijya gutangira bavuga ngo super coupe umwaka utako champion izatangira igihe iki super coupe izabikigiye mutangazaje bibizi ko ari amakipe nta kipe izabi boycott izabi boycott izabifite ikibazo